Bavandimwe, tuzirikane inyigisho yo ku cyumweru cya gatanu gisanzwe cy'umwaka mu mwaka B. Amasomo tuzirikana, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya Yobu, umutwe wa 7, umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 n'uwa 6 kugeza ku wa 7. Isomo ryo mu gitabo cya Yobu. Yobu afata ijambo maze aravuga ati, hano ku isi kubaho k'umuntu ni nko kurwana intambara, kandi ubuzima bwe ntaho butaniye n'ubw'umucancuro. Yewe rero nsa n'umucakara wifuza amafu, cyangwa umucancuro uharanira agahembo ke. Inshuro yanjye yabaye amezi yo kumanjirwa, amajoro y'ububabare ambera igihembo. Iyo ndyamye ndavuga ngo icyampa ngo mbyuke, naba mbyutse ntibwira nkiriho. Nuko nkirirwa mbunze imitima ntyo, umugoroba ugakika. Iminsi y'ukubaho kwanjye iriruka amasigamana, irazimira ubutagaruka. Ibuka ko ubugingo bwanjye ari nk'umuyaga, amaso yanjye ntakibonye ihirwe ukundi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 146. Nimuze dusingize Nyagasani, we womora ibikomere byacu. Mbega ukuntu ari byiza kuririmba Imana yacu, ntibigire uko bisa kuyisingiza uko bikwiye. Uhoraho ni we ukiza abafite intimba ku mutima, maze akomora ibikomere byabo. Amenya kubarura inyenyeri zibaho, akazivuga zose mu mazina yazo. Umutegetsi wacu ni igihangange n'umunyamaboko, ubwenge bwe ntibugira urugero. Uhoraho ashyigikira ab'intamenyekana, naho abagome akabacisha bugufi. Nimuhanikire Uhoraho indirimbo imushimagiza, mucurangire Imana yacu umurya w'inanga. Isomo rya 2 turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9, umurongo wa 16 kugeza ku wa 19 n'umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, kuba naramamaje inkuru nziza sibyo byatuma nirata, kuko ari umurimo ngombwa nashinzwe. Ndiyimbire rero niba ntamamaje inkuru nziza. Yabaye rero nabikoraga ku bwende bwanjye, nari nkwiye kubihemberwa. Ariko ubwo mbitegetswe, ni umuzigo nahawe. Ubwo se ishimwe ryanjye rishingiye he? Rishingiye ku kwamamaza inkuru nziza ku buntu, ntarambirije ku burenganzira mpabwa nayo. Nubwo nigenga kuri bose, nahisemo kwigira umugaragu wa bose, kugira ngo nigarure benshi muri bo. Nigize umunyantege nke mu banyantege nke, ngo niyegereze abanyantege nke. Nihwanyije na bose muri byose, kugira ngo ngire abo mbarokoramo. Ibyo kandi mbikorera inkuru nziza, kugira ngo nzayigireho uruhare. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri turayisanga mu Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 1, umurongo wa 29 kugeza ku wa 39. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu akiva mu isengero ajya kwa Simoni na Andreya, ari kumwe na Yakobo na Yohani. Ubwo nyirabukwe ya Simoni yari aryamye ahinda umuriro. Bahita babwira Yezu iby'uburwayi bwe. Niko kumwegera, amufata ukuboko, aramuhagurutsa, nuko umuriro urazima, atangira kubazimanira. Bugorobye izuba rimaze kurenga, bamuzanira abarwayi bose n'abahanzweho na roho mbi. Mbese umujyi wose ukoranira imbere y'umuryango.
nuko akiza abarwayi benshi bari bababajwe n'indwara z'amoko menshi, kandi yirukana roho mbi nyinshi, ariko akazibuza kumuvuga kuko zari zizi uwo ari we. Bukeye bwaho, Yezu abyuka mu rukerera, arasohoka ajya ahantu hiherereye, nuko arasenga. Simoni na bagenzi be bajya kumushakashaka. Bamubonye baramubwira bati, rubanda rwose ruragushaka. We rero arabasubiza ati, nimucyo tujya ahandi mu nsisiro za hafi, naho mpamamaza inkuru nziza kuko aricyo cyanzanye. Nuko azenguruka Galileya yose, yamamaza inkuru nziza mu masengero yabo, kandi yirukana roho mbi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu ni umukiza. Bavandimwe, bana b'Imana, Kristo nakuzwe iteka ryose, we waduhishuriye by'ukuri umukiro Imana Data yageneye abantu yiremeye, kandi akawubashyikiriza ku buryo bwuzuye. Uwo mukiro ni uw'abantu bose, ni n'uwa muntu wuzuye. Izina Yezu bivuga Hakizimana, na Kristo bikavuga uwasizwe kugira ngo atangaze inkuru nziza y'umukiro. Yezu atangira kwigishiriza ahabona, yatangije inyigisho ikomeye cyane yo gusaba abantu kugarukira Imana. Agira ati, igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Ibyo tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 1 umurongo wa 15. Iyo yajyaga gukiza umurwayi, yaheraga ku kumukiza kuri roho, uburwayi bukomeye kurusha ubundi. Mwibuke igihe bamuzaniye uwamugaye, yaramubwiye ati, ibyaha byawe urabikijijwe. Hanyuma abona kumubwira ati, fata ingobyi yawe maze witahire. Tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 2 n'uwa 6. Impamvu ni uko umuntu agizwe na roho n'umubiri. Yezu ntiyagarukiye gukiza gusa ubwo burwayi bukomeye, ahubwo yaje gukiza muntu wese wuzuye. Niyo mpamvu amasomo ya none agaruka ku kuntu Imana yifatanya na muntu ngo ishobore kumukiza ku buryo bwuzuye, kuri roho no ku mubiri, kuko ubuzima bw'iteka ari uko bose bamenye Imana Data n'uwo yatumye Yezu Kristo. Mu isomo rya mbere twumvise Yobu wababaye birenze urugero, bikamugora kumenya impamvu. Akibaza byinshi, nyamara ariko ntiyacitse intege, kuko azi neza ko Imana iri kumwe nawe uko byagenda kose, kandi ko amaherezo azabona igihembo cye. Iyo myumvire ntawayimukuramo, nubwo abantu benshi bo mu gihe cye, harimo n'inshuti ze magara, bumvaga ko ibibazo by'ubuzima biterwa no kuba umuntu yaracumuye, akaba agomba kwakira igihano cy'Imana yamukuyeho amaboko, ubundi akipfira. Kuri Yobu, Imana iriho kandi ntizareka kugororera abeza no guhana ababi, nubwo bwose itahita ibigaragaza nk'uko twebwe abantu tubyifuza. Iyo Mana ihorana n'abaciye bugufi ndetse n'abababaye, ikabaha ihumure bakeneye. Ivanjiri yatweretse ko Imana itishimira akababaro ka muntu, nyamara yemera ko akanyuramo. Yezu arakiza indwara z'amoko menshi, akirukana na roho mbi nyinshi. Arazenguruka agasanga abababaye, nimugoroba aho kuruhuka akareka abandi bakamusanga aho ari, bose akabakiza. Ni umukiza, no muri iki gihe cyacu yifuza kudukiza uburwayi n'ibindi bibazo by'ubuzima, dore ko umugambi w'Imana ari uguhindura isi nshya, ahatazarangwa icyitwa amarira cyose. Ibyo twabisoma mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 4 umurongo wa 24, no mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani intumwa, umutwe wa 21 umurongo wa 4.
Nyamara rero akenshi nitwe duhunga Imana tukanga umukiro wayo. Reka ntange urugero muri iki gihe cyacu. COVID-19 yeretse abantu ko ari ntacyo bari cyo, ku bwenge bwabo hari ibyo butahita bugeraho kubera ko ari ibiremwa biciye bugufi ugereranije n'ubuhangange bw'Imana. None se ibi hari inyigisho bizasigira iyi si? Abatera Imana umugongo ntibakomeza kwiyongera. Abiringira ubwenge bwabo gusa si benshi. Abihugiraho ntibite ku bababaye n'abarwayi ntitubabona hirya no hino ku isi duhereye aho dutuye. Yezu yigeze kuvuga ngo abana b'isi bazi ubwenge kurusha ab'ingoma kuko bo basoma ibimenyetso by'ibihe bakamenya icyo gukora. Ariko ab'ingoma birabagora kumenyera ubwenge mu byo bahura nabyo, buri wese ku giti cye cyangwa se muri rusange. Bavandimwe, umuntu uzi ubwenge yiringira uhoraho kuko ari we mukiza ushobora byose, igihangange n'umunyamaboko, kandi wita cyane ku baciye bugufi. Ni nabyo umuririmbyi wa Zaburi yatwibukije uyu munsi. Natwe rero iyo twahuye n'ibibazo hari abibuka gutabaza Imana. Ni byiza, ariko nanone tujye twibuka ko Yezu ataje gusobanura nk'uko tubyifuza impamvu y'uburwayi duhura nabwo cyangwa se y'ibindi bibazo by'ubuzima. Ahubwo icyamuzanye ni ukuba hafi y'abababaye kugira ngo bashobore gukunda ubudacogora Imana umubyeyi n'abavandimwe babo, nk'uko Yezu ubwe yabiduhayemo urugero, ababara cyane agapfira ndetse no ku musaraba kandi yari intungane. Bavandimwe, iyo twugarijwe n'ibibazo, aho gusenga dusaba ngo Imana ibidukize, tujye dusaba kumenya kubana nabyo cyangwa kubyihanganira, tukabinyuramo gitore tutitandukanyije n'iyaduhanze n'abavandimwe bacu. Ubwo nibwo butwari. Yezu yishyiraga mu mwanya w'abababaye akabakiza atitaye ku mvune, ahubwo igihe cyo kuruhuka akajya gusenga. Yirukanaga roho mbi nyinshi akazibuza kumuvuga kuko zari zimuzi neza, zizi ko ari we mukiza woherejwe n'Imana, akaba n'intungane yayo. Ariko abantu bo bakaba bari bategereje umuntu w'imbaraga uzabakiza uburetwa bw'abanyamahanga babakandamije igihe kirekire. Umukiza wo kubunga n'Imana si we bari bakeneye. Bavandimwe, no muri iki gihe cyacu roho mbi cyangwa amashitani arahari. Amayeri akomeye akoresha ngo agushe abantu mu byaha ni ukubabuza kubaha Imana, bagasuzugura umutimanama wabo cyangwa se bagasuzugura bagenzi babo babagira inama. Ibyo bigatuma abantu babana nabi muri iyi si. Nyamara Yezu ni umukiza kandi yifuza ko nta n'umwe waheranwa n'akababaro cyangwa ngo aganzwe n'imitego ya sekinyoma. Ubutumwa bwa Yezu bugomba gukomeza. Abavandimwe, twese abemera n'ab'umutima mwiza duhamagariwe kuhamubera, twegera abababaye duturanye cyangwa tuzi, kandi kimwe na Yezu tukabishobozwa no gusenga nk'uko ivanjiri bitubwiye. Kiliziya itwibutsa inshingano twese dufite zo kwita ku barwayi n'abababaye, kuko buri muntu wese cyane cyane uwazahajwe n'indwara agaragariramo Kristo wababaye cyane, ariko kandi akaba n'umukiza w'abantu. Kiliziya yashyizeho umunsi w'abarwayi ku isi tuzanahimbaza ku cyumweru gitaha, aho Papa yasabye abantu kutaba indyarya zihugiraho gusa, ahubwo bakabona ububabare bw'abandi, bagahagarara, bagatega amatwi ubabaye, bakishyira mu mwanya we, bakababazwa n'akababaro ke kandi bakamufasha. Cyane cyane bikagaragara muri iki gihe isi yose yahungabanyijwe n'icyorezo cya COVID-19.
Uburwayi butwereka ko ntacyo twishoboreye, ko ahubwo dukeneye abandi, kandi ko byose tubikesha Imana. Papa rero aradusaba ko itegeko ry'urukundo Yezu yatwigishije twarigaragariza mu mubano wacu n'abavandimwe bacu barwaye, kuko ariho hagaragarira ubumuntu mu bantu, cyane cyane mu banyantege nkeya. Mu isomo rya kabiri, Pawulo mutagatifu aravuga ko afite inshingano zo kwamamaza inkuru nziza, akavuga uko yabyitwayemo n'icyabimuteye. Yisanishije n'abo yigishaga ngo ashobore kubagezaho gushaka kw'Imana. Ibi rero ni inyigisho kuri twe ab'iki gihe, cyane cyane abigisha cyangwa abayobozi. Na Yezu niko yabigenje. Kwisanisha n'abaciye bugufi tugamije kubamenyesha Imana n'umukiro wayo muri Yezu Kristo. Abasanzwe babikora barakagwira, kandi nibakomeze barangwe n'ubwiyoroshye bazagororerwa. Abatabikora bakwiriye kubitangira, mbese twese tukaba abatuma ingoma y'umukiro yogera hose. Gusurana, gutabarana, guhumurizanya mu bihe bikomeye birimo nk'igihe cyo gushidikanya mu kwemera, igihe cy'uburwayi, igihe cy'urupfu, gushyingura abacu bapfuye no kubasabira kenshi, ni uburyo bwo kubwira isi ko Yezu ari umukiza w'abantu, kandi ko akomeje umurimo yatangiye. Ababatijwe twese turi abasaseridoti, abahanuzi n'abami. Ibyo biduha inshingano zo kurangiza ubutumwa nka Kristo, umusaseridoti, umuhanuzi n'umwami. Abahawe ubusaseridoti nyobozi cyangwa bwa kigaragu, twatorewe kwigisha, gutagatifuza no kuyobora umuryango w'Imana. Dukwiriye rwose kurangiza ubwo butumwa dusa na Kristo, umushumba mwiza. Guhumuriza abababaye, n'iyo natwe twaba tubabaye nkabo cyangwa se tubarusha akababaro. Gusurana no gutabaza abarwayi amavuta y'abarwayi mu izina rya Yezu, nk'uko twabisezeranye twiyegurira Imana na Kiliziya, kandi tukabikora tutinuba cyangwa tutarambirwa nka Yezu. Naho ubundi turiyimbire niba tutamamaje inkuru nziza y'umukiro n'ihumure rya bose twahishuriwe na Yezu Kristo, umwana w'Imana n'umukiza w'abantu. Bavandimwe, bana b'Imana, tubisabirane. Mwari kumwe na Padiri Innocent Tuyisenge, umusaseridoti wa diyosezi ya Nyundo.